ubundi kugira ngo nze mu itangazamakuru sinjye mbitekereza ko bizanabaho kuko sinanabishakaga ariko Dr. imyaka 3 irashize ibitekerezo utanga ku bijyanye na Afrika na Panafricanisme ubona bitanga uwuhe musaruro ku buryo nta gucika intege ukomeza ukavuga. Docteur nyifite muri economy, PhD muri economy, ibi bisobanura ni géopolitique, mfite mu maîtrise muri géopolitique, nize science politique nkora maîtrise. Numva nize ibintu byinshi ntabwo nize kintu kimwe. Mujya mumbaza nibyo guhinga se nabyo arabyize. D'ingénieur niyo diplôme nahereyeho. Le petit diplôme d'ingénieur agronome. Iby'amategeko nabyo njya numva bivuga. Yego nerize droit ariko si pratique. Naba nkubeshye je suis très mauvais juriste. Wagarukiye he mu mategeko? No nakoze licence na distance. Mu bintu byatangaje abantu muri zimwe muri interview wahereyeho harimo ko wavuze ko umaze kugura ibitabo birenga 6,000 ngo ukaba umaze gusoma 5,700 hanyuma ukavuga uti nkorera 1,000,000 ku munsi. Ndasubiza ibisubizo byose. Nta muntu urambaza ngo nirwe kumusubiza. Uretse umwana umwe w'imyaka 12 iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu temuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka. Uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Captain Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare. Turabasuhuje turabifuriza kugira ibihe byiza. Wowe dukurikiye umaze igihe kingana iki umenye Dr. RUSA? Dr. RUSA amaze igihe kingana iki mu itangazamakuru, ese ubwe yavuye kugira ngo atangire gutanga ibitekerezo tubona kuri ubu bijyanye na Panafricanisme. Dr. Namahoro. Namahoro. Ngiyi ngingo tugiye kuganiraho. Umaze igihe kingana iki utangiye gutanga ibitekerezo? Ubundi wavuye abantu ko birirwa bakubona kuri kamera zacu bakabona ibitekerezo utanga, bamwe mukanaganira, wavuye kugira ngo dutangire kubona? Nakubeshya ngo nzaho navuye. Ubundi kugira ngo nze mu itangazamakuru sinjye mbitekereza ko bizanabaho kuko sinanabishakaga ariko maze igitabo cya mbere ntabwo nakiti cyane nuko ari cyane nasore kuri televiziyo mu Rwanda, ubundi ni cya gatatu nari nanditse, ni igitabo bita imperialisme sur le dos de l'Afrique. Noneho hari ukuntu titre ya introduction vuga ngo la cause fondamentale du sous-développement et de la pauvreté de l'Afrique et l'Occident. Ngo impamvu nyamukuru yo kudatera imbere no gukena kwa Afrika no Occident. Ako kantu rero kabatera ikibazo cyane gusumba kuko wumvaga ibyo mvuga atari nabyo batanabye. Bandabo mwese tunyuremo muri make uwo mwamenyanye bwa mbere wakibonye ninde? Urumva cyaciye kuri televiziyo nuko cyabonwe n'abantu benshi ariko mu bakibonye ni benshi cyane ariko cyageze kuri televiziyo se gute? Donc mbere yuko kigera kuri televiziyo igitabo gisohoye hari programme ya televiziyo bita Impamba y'ubumenyi. Yego kuri televiziyo Rwanda. Kuri televiziyo Rwanda bamenye bate uko wagisohoye? Naho nshaka ko twinjira ahantu gisohokera muri Stilex bariya iriya Impamba y'ubumenyi irabaza ibitabo biba byasohotse sigiye nyine. Muzabona ibitabo byinshi bica ku Impamba y'ubumenyi, ntabwo ari gihe nyine sije mwanditsi wenyine, maze nanjye nyuma sinari nayizi ariko umaze kubona ibitabo byinshi bicaho. Noneho rero mwebwe nuko mwamenye hatangira abatubers nka Theo ba Big Town ba Mutabazi sinzi muze yariyo nuko ni benshi ntabwo navuga ngo barangize, benshi baraza kugira ngo sobanure ukuntu Afrika ikeneshwa n'umurayi ariko nuko badasoma. Iyo basoma igitabo barabibona batire bambaza, baprefiye kumbaza aho gusoma.
ariko n'ubundi umwanditsi aba afite byinshi birenze n'ibyo yanditse kuko byose ntabwo ariko yabanza akamenya basi ibyo yananditse mbere yo kumbaza ibindi kuko ariko wagutumiye bwa mbere ni Barore yagutumiye agiye kukubaza ibikubiye mu gitabo nk'umwanditsi we amaze gusoma aho atumvaga neza niwe yambaza ngo musobanurire ati muri chapitre iyi niyo uravuga ibi n'ibi kandi nawe numvaga ko nawe nk'umunyafurika wese hari ibyo atumva cyane cyane ikintu numvise cyamutangaje mubwiye yuko hano mu gitabo paje nka 54 handitse ukuntu ubucakara bwadekanajwe n'umupapa witwa Nicolas V. Barore nk'umupasiteri ntabwo yabyumvaga arambwira ati ese ati idini hari uruhare rwagize muri ibintu ati ndabimwereka yari yabibonye yari yabisomye ati buriya bati bazabisaba imbabazi nk'uko bazisabye kuri Galileo ntibirashoboka ntibashobora kuba baranazisabye nuko rero abantu bagize curiosity yo kuza kugira ngo basobanure neza ukuntu Uburayi bukenesha Afurika hari mu 2020 ngira ngo icyo gihe yego mu kwa 10 ukwezi kwa 10 2020 ko nyuma mu 2021 nasohoye ikindi cyitwa Afrique Victime nacyo nagiye kugisobanura ariko icyo byarantangaje ntabwo cyagize abantu benshi bakimbazaho kandi nasobanuye mu byinshi Barore nayo byanamutangaje ko ntiyarazi ko banabyandika ko abantu benshi uzumve abanyafrika benshi iyo bavuga ngo imipaka yo muri Afurika bo ni conference de Berlin yayishyizeho kandi muri Afrique Victime naberetse neza ko atari conference de Berlin kuva icyo gihe rero mbere yaho ubundi wari uri mbere yaho ngiye nari umushakashatsi ku giti cyanjye kuko gukunda Afurika nsa naho nabivukanye nkumvaga Afurika situation irimo atari yayo ibibazo twagize byose twarabitewe n'abakolonisateur uko wiga mu ishuri wumva nawe uri umunyafrika ntabwo wakumva ko abasokuruza bawe babaye abacakara imyaka 400 iyo uvuga abacakara mwibaza ngo nugukora gusa mutazi ukuntu bicwaga mutazi ukuntu batabwaga mu mazi mutazi ukuntu bacibwaga amaboko mutazi ukuntu bacibwaga amabere bakajya bahimbwa ntabwo byareka kukubabaza uri umunyafrika bitakubabaza wawe ugira imana igihe sinize ngera mu mahoro no kwandika n'ibindi bitabo ariko n'uyu munsi numva nta kwandika igitabo kitari kuri Afurika kubera iki nta kwandika Roma yo kuvuga inkuru nahimbye ko ari nazo zigurwa cyane inkuru wahimbye ukimvanta histoire ukayimba ugashyira hari iyo ni kuvuna ko nta na documentation ijyamo nibyo ukura mu mutwe wawe biranagurwa cyane nk'abantu bandikaga nk'umuntu birigi bandikaga SAS yari milliardaire yari milliardaire yandikaga ibintu akandika n'igihugu atigeze akandagiramo akandika iswari yacyo ibintu ahimbye kuko inyuma nanjye nabisomye nkiri muri secondaire maze kugira muri university icyo nasomye nsanga sinzi igituma nasomaga biriya bitabo nataye umwanya none nari kwiyarikira nk'ibyo ariko ntabwo ibibazo Afurika ifite byampa amahoro ngo ntekereza ahandi n'uyu munsi isusi mfite ibibazo mfite icyambere na Afurika igihe cyose Afurika itaraba imwe sinzi ko najya n'umukozi mu magereyo Dr. imyaka 3 irashize ibitekerezo utanga ku bijyanye na Afurika na panafricanisme ubona bitanga uwuhe musaruro ku buryo nta gucika intege ukomeza ukavuga oya biragoye kugira ngo ucike intege aho bigeze sirize matekereza nandika n'ibitabo nandika ngisi nanzi ntabwo nacyandika ngo nzaye nakigurisha cyane ngo nzabarazana byanzaga mu mutwe gusa ni nk'umuntu ufite inda agomba kubyara byambuzaga amahoro nkabyandika
nyanditse byarantangaje mbonye ukuntu cyanaguzwe no mu kirezi bikanashira bagatuma ibindi bamaze gukora ibitabo bitari bikeya n'ubu barabintumye nuko nta umwanya wo kubijyana ibyo bintu ntabwo nigeze mbitekereza ko bizabaho urumva rero le fait que abanyafurika biyeteresa ku gitabo kivuga kuri Afurika ni byiza nabwo ko ari umusaruro hanyuma uretse n'icyo abantu benshi baramagara kujya kubabwira kujya kugirisha conference nabaho urugero nko merose muri nesi yo igituma mpereye kuri nesi n'ubwa mbere mu ishuri bantumira hari na ekole secondaire Nyamirambo ikindi nuko umurenge wa Nyakabanda nagiye kuhakoreshereza inama bwari ubwa mbere institution ya leta impamagara ngakora mu nzu yabo na gitifu w'umurenge araza urumva deja ubu ni umusaruro hanyuma n'ibindi bihugu nagiye Burundi n'ubu ku itariki 24 nzajyayo z'uku kwa gatandatu na Congo naho nzasubira sinda perezida iki urumva deja ni byiza navuga ko nataye umwanya yego ubona reka duhere kuri gitifu w'umurenge wa Nyakabanda ubona abyumva arabyumva kuko yatabyumva ntiyari no kuza ngo bagira akazi kenshi urabizi ko abagitifu bagira akazi kenshi ariko uzareba iriya video yetuje turi kumwe yaranabishima avuga ko anabishimye cyane n'ubu dushobora kuzanasubirayo abandi ntahandi baraba ndavuga abandi bona babyumva ahandi barabyumva nk'uwo directeur w'ishuri ry'Inyamirambo niba giye uko ryitwa yaravuze ati tuzakura ati twadukuye ahantu twigishaga civisme tukayigisha panafricanism deja iryo jambo ryonyine rirahaje kugira ngo wumve ko umuntu yamaze kubona importance yarabona ko civisme ntacyo bamariye bambwira ko ari cyo bamariye civisme n'uburere mbonera gihugu ntacyo bamariye icyo bamarira ntimwari gutemana ntacyo bamariye donc umwe kumenya ko ikintu atacyo cyamaze ni byiza cyane ko ntabwo umuntu waba wamuhaye uburere mbonera gihugu ngo ateme undi ibyo ntibishoboka hanyuma mu bindi bihugu ibyo ngibyo wagiye ujyamo i Burundi muri Congo i Burundi urabona ko bari avance cyane n'ubu ngubu bantumiye barabyorganije ukuntu bishimishije urabona ko ubu ngubu babyorganije neza ubutaha nitugenda Rovenikatre ahubwo baramwe nawe tuzajyana nanjye twajyana da urabona ko baravanse bariko urubyiruko rwo ruriko razamuka neza kandi ikibabaza nta bapanafrike bafite hariya yego naba namwe ndahari hariya ntabo muri Congo muri Congo ikiza cy'abafite abapanafrike cyane muri Congo Brazza kuko no muri 2012 nagiye muri conference ya Tofiro Benga mwese muzi yego yayikoreye Kinshasa urabona ko bishimye cyane ab'inkishasa we ahuza Congo zombi ni nkaho ari we hagati ya Congo zombi ko na mbere urya ni bamwe bari abantu ya Kinshasa se irabyumva ibintu bya panafricanisme cyane la jeunesse chinoise irabyumva hanyuma erega batabyumva ntibabanzi probleme nuko kenshi ama exposition ikora mu Kinyarwanda benshi ntibabyumva ariko nkizo mu Gifaransa barazikurikira yego hanyuma abantu baba diaspora hari feedback ubwo ni yego aba diaspora ubwo n'ababyumva cyane n'ibitabo nakubwiraga bigurwa n'aba diaspora gusumba sinzi nawe uzumva bakubwira bati twoherereze njye ahubwo bajya bambwira iyo mipira uba wambaye y'aba diaspora ni barabyumva cyane ariko ni ibintu bisanzwe panafricanisme ntabwo yavukiye muri Afrika yavukiye muri Haiti yavukiye hanze umuntu uri en dehors de l'Afrique numenya Afrika gusumba yimo abantu baba hanze ya Afrika bakunda Afrika gusumba bayibamo Afrika ni kontina ikundwa n'abantu bose sauf abanyafrika n'abadakunda Afrika
ariko abandi bose abanyamerika abanyaburayi bose bakunda Afurika. Abanyafurika no badakunda Afurika. Dr. abo bantu bo hanze baba diaspora b'abanyafurika bakubwira iki uretse ibyo by'ibitabo n'iki filozofi y'ibyo uvuga imitekerereze n'uburyo ubivugamo? Oya barishimira baravuga bati ibyo uvuga ni ukuri 100%. Ati twebwe tuba hano turabibona, mwebwe ntabyo mubona aba hano, ariko bo barabibona. Biraborohera kubyumva. Baravuga ati ibyo uvuga niko bimeze 100%. Hanyuma bagafata ibihe byemezo bo bafata ibihe byemezo byo kuza guteza imbere ibihugu byabo no kuza kuzamura Pan-Africa, cyangwa bakubwira ngo turabibona bakigumirayo? Oya, ahubwo se aba diaspora bazagumara ni bangahe? Bose uzumva hari ikintu kimeze nka rutura na Afrika. Bose nubonye amafaranga aza kumisiza muri Afrika. Ariko ntibishima ko baza muri Afrika imeze uko imeze uyu munsi. Barifuza ko yaba Afrika nyine. Ko Afrika si yacu. None se ni igihugu kitagira politiki. Afrika ni continent itagira politiki. Kuko politiki, projet politique y'igihugu ni washyize imipaka. Ibyo nibyo bibabaza aba diaspora. Bo barabibona, barabizi gusumya mwebwe. Nasi igihugu kigira politiki yacyo muri Afrika ni bingahe? Ni bingahe? Peut-être turavuga Maroc. Uhavuga bingahe? Dr. reka tugaruke inyuma rero. Ukimara kujya ku itangazamakuru ukabona abantu bari kugushaka, ukomeze usobanure uvuge iyo imperialisme sur de l'Afrique n'ibindi bitabo, wumvisha ugize wabyakira bite? Wumva ni iki gikwiye kukusunikira kujya ubona umwanya mu kazi kenshi ufite wo gukomeza gutanga n'ibyo biganiro? Nabonye ko hariho lacune, nabonye ko batabyumva, batabizi ibyo mvuga, batabyumvaga nk'uko twese twabiciyemo, batumvaga ikibazo Afrika ifite. Ni bake bumva ikibazo Afrika ifite, ni bake bumva yuko Occident ari ikibazo cya Afrika. Nibyo batumvaga cyane, uko mbivuze nacyo batangaje kumva ko ubukene bwa Afrika bwavuye ku bazungu, nicyo cyabatangaje. Ariko ikizere nyine mfite nuko petit à petit bagiye babyumva, bake abakurikiye barabyumva. Haracyariho nyine n'ubu ngo bazi ko badashobora kubona abazungu bahari. Yego, nagwaye urugero bwa muri Centre Afrique barambwiye ati niwe wa mbere tubwiye ko dushobora kubona tudafite abafaransa. Bari bazi ko badashobora kuba badafite abafaransa, ubufaransa babufataga nka papa. C'est ça, umuntu uri philosophe haba ikintu bita père, paternalisme niyo colonisateur ikoresha. Ni père nourricier et protecteur. Arakugaburira kanakurengera. Nicyo tumuzasanga base militaire. Nicyo tumuzasanga wirijizwa buri abantu. Iyo umaze kuba père nourricier et protecteur, uwo muntu lo protéger n'abakiri umuntu. Uramugaburira umucungiye na sécurité. Uwo muntu ni muntu nyabaki. C'est ça l'Afrique. C'est ça intambara turimo. Niyo ngiyo tugomba kurwanya. Ntabwo dukeneye un papa protecteur et nourricier. Ntidukeneye umuntu ucunga sécurité yacu unatugaburira. Igihe tumukeneye cyaba ari ikibazo. C'est ça, niyo ntambara rero turimo. Icyo gihe ntabwo na rimwe tuzaba independant, nta nimwe tuzaba autonome, nta nimwe tuzaba souverain, igihe cyose tuzaba dufite un papa. Ubwo muri umwana. Nicyo kandi muri gahunda z'abari bafite ikintu bise infantilisation. Infantilisation de l'Afrique. Tugume turi les enfants adultes. Turabana bakuze. Dufite imyaka myinshi ariko turabana. C'est ça. Ubwo somba twagera hehe. Hanyuma Dr. Motivation yawe yo gukomeza gukora ibi bintu, gukomeza gutanga ama interview, gukomeza gusobanura ivahe? Igihe cyose tuzaba dufite imipaka itari yacu, igihe cyose tuzaba dupfa imipaka tutashyizeho, igihe cyose tuzaba dufite ubumwe n'urukundo
ntabwo nahagarara umwuka udashize. Icyo nsaba ni uko namwe mufasha tukaba benshi, ibintu bitari ibyacu tukabyikuraho, kuko ikintu cyatwishe ni iyo mipaka twashyiriweho n'abandi bantu, ni kumva igihe cyose tutari sobeha baraduteranya tumarane hagati yacu, igihe cyose tukigaburirwa, igihe cyose tugifite umuntu ucungira sekirite, nta hantu twapfa twarageze. Rero ntabwo nahagarara igihe ibyo bintu bitaraba. Icyo nsweta ntabyo nashobora jyenyine, nsaba ko namwe toute la jeunesse africaine ihaguruke irwaneho, kuko niyo izagira ibibazo. Mu bintu byatangaje abantu muri zimwe muri interview wahereyeho harimo ko wavuze ko umaze kugura ibitabo birenga 6,000, ngo ukaba umaze gusoma 5,700 birenga, harimo n'ama novels. Hanyuma ukavuga uti nkorera 1,000,000 ku munsi. Abo barakabije barambeshye. Ni interview wakoranye na Theo ukwe. Oya, iyo ni interview nakoze. Ku munsi nkorera 1,000,000. Ni interview nakoze, ariko sije nanditse ibyo bintu uko ntabyo navuze. Ndabyibuka ibyo bintu nagiye nk'umukonsultant nakoraga $500 par jour. None haravuga ngo ni menshi, ndavuga nabandi bavuga korera $1,000 par jour. Abari byo yandika. Hari abavuze nyine bati buse umuntu winjiza ayo madolari yose akirirwa kuri interview bitebye. Oya, amafaranga si yo nkorera kuri interview. Interview ni iyo mumbajije ndasubiza ko ni message ntanga ya Pan-Africanism. None Dr. hari ikindi numva abantu bakwiye kumenya. Hari abajya bambaza bati uriya mudokiteri ko tubona nanutse ko atabyibuha bite. Hari n'abajya bambwira bati anywa inzoga nyinshi. Okay, abantu bose ntibize biology. Metabolisme ni ikindi kintu. Ushobora kurya, dushobora gusangira, ukabyuha simbyuhe. En plus, kubyibuha ntabwo ari signe de bonne santé. Ibyo ubimenye. Kuba ngana gutya niyo taye yanjye, metabolisme yanjye iri efficace, kuko nta muzansanga kwa muganga. Uzabaza abaganga. Iyo metabolisme yanjye ni kwimeze. Ntabwo sinanutse kubera nabuze ibyo kurya. Sinanutse kubera ndwaye, niko ndemye, sinigeze byibuha n'umunsi n'umwe. Iyo mbyibushye ngira 62 kilo. Muri Centrafrique yize kunanuka cyane ngira 58, batari 55 sinibuka. Kubera nahageze ibyo nabona nka cafe nabonaga hano sinasubiye kuyibona. Buri kintu kiri ndi habitué kubona, kandi simpfa kurya ibyo byose. Kuryaho kuva kera, kuva nkivuka ntabwo niyize nkunda kurya. Bijya bike bishoboka. Ubuzima busanzwe ukunda kurya iki? Bijya juste pour vivre. Ubuzima busanzwe ukunda kurya iki? Nkunda kafe. Ndavuga kurya. Kurya ntacyo nkunda mpfa kurya. Gusa yagize umbwira kutakunda kurya umuceri. Oya. Ntabwo nkunda kurya umuceri. Ntabwo nkunda kurya biriya bintu byose byagiyemo engrais chimique. Hanyuma Dr. ujya uhura n'abantu iyo usohotse hanze aha bakakumenya mukavuga iki? Nko muri supermarché baramenya ukumva ko bishimiye ibyo mbabwira gusa. Abambwira ko banzi kenshi n'abakurikira izo mpuze zanyu, gusa bambwira ko babishimye, babikunda. Ntabwo urambwira ko byanga. Hari nk'umuntu mwahuye ukabona ubaye surpris kuba akuze? Turahura kenshi umaze kubimenyera, ariko ubundi byarantangazaga. Kuko hari n'umuntu muhura akibaza ngo nawe uramuzi. Barakutamura mukisha. Abo twaburi Kayunza atari kuzi ko nikizemo ko wanyirengagije. Kandi ubwo ntiyakimbona. Yego. Donc hari ukuntu umuntu aba ajya kukurikira cyangwa kubona akagira muraziranye imana. Ntibashobora nko kuguhagarika kwa kundi
mukaba muganira nk'iminota 3 cyangwa 4 akagukereza iyo muhuye nk'ahantu nk'aho nyine dufata cafe muraganira kanya gato ariko rero muhurira mu muhanda ari imodoka nawe uri mu yindi agira gutya gusa ati doctor mwafite yibwira ko umuntu akuzi kuri social media nta rindi zina kwita abwo ngo doctor nta rindi zina bazi deje kubaze uriya mwita Tom Close sinzi ko aryo zina ry'ispa yitwa Muyombo Thomas Tom Close ni ryo abantu bamuzi yego twara ariko ubona kubaze imodoka ari imodoka ni mu yindi nawe yarambwira gusa ko nkurikira gusa iyo ngira umwanya wo kuganira nawe no kumubwira nti uri mu mwanya mwiza wo kumenyekanisha Afrika igihe uri umuhanzi ari mu mwanya mwiza ko yamenyesha Afrika okay ngira umwanya uhagije nawe kumubwira gutyo iruhande rwabo se hari abanyapolitike bo mu Rwanda n'abahandi muhura mukaganira kuri iyi panafricanisme no abantu bari mu myanya y'ubutegetsi ifata ibyemezo no ntabo ndahura nabo sauf i Burundi hari umuguverineri waje i Burundi hari abayobozi twahuye turaganira babyishimiye banaje no muri conference n'uyu tuzagenda muri 24 byateguwe n'abantu bo muri leta tuzakora muri sale yabo na televiziyo yabo ariko hano mu Rwanda ntawo ndabona ariko rufetike hari nk'abajournaliste bona bamaze kuba panafricaniste nka muri kuri isi ya none Ferdinand Wimana kenshi no kuri isi ya none yari ibintu bijyanye na Afrika agomba kumuhamagara numva ça quand même hariho progrès nakagabo Jean Pierre mugenzi we bakorana kumbone ko nawe yigeze cyane yigeze kumumagara ndi kumwe na witwa Jean Mugabo kandi ni umpanafricaniste petit à petit buryo byagiye mu itangazamakuru c'est déjà un pas iruhande rw'ibyo haba hari n'amakritike nta bantu bakritika bakunda kugukritika iki bakritika kumfashanya ariko abantu benshi bati iyo Dr. Rusa avuga iby'imfashanyo ubona twabaho gute ni nacyo kibazo ni nayo kombani nayo ntambara tugomba kurwana kumva ko duzashobora kubaho tudafashwa ubwo buzima bwashaka bukavaho icyo gihe washaka ntubeho ntacyo kuba byaba bimaze ubaho kubera gufashwa ubwo buzima ntacyo bwaba bumaze ubaho uri sharije uvuna abandi kubera n'abanyaburayi la jeunesse urubyiruko rw'iburayi ruzi yuko ababyeyi babo bavunika tubavuna turi ku mugongo wabo nta na rimwe abazungu babwira abana babo ko batunzwe na Afrika niyo batunze ntishaka kubimenya ko ari batunze c'est ça le problème ubwo buzima rwo kumva ko tuvuna abandi ubwo buzima bwashaka bukavaho tukavaho burundu kandi ko bizagenda n'ubundi c'est l'Afrique ni uramo nitutikira hamwe c'est l'Afrique ni uramo nous allons disparaître muri commentaire ujye ubona abantu bakuvugaho icyo malheureusement sinjya nsoma commentaire nta mwanya ngira tubyumve neza hari igihe musoma mukambwira mwebwe nta mwanya nabona n'ibiganiro nkoze simbireba nta mwanya mbona hari shobora kureba iby'ahandi shobora kureba ibya Afrique Media ariko ibyanjye simbireba nkuko igitabo nanditse ntabwo gisoma mperuka gipresenta sinsubira simba nabyibuka ibyo nanditsemo ariko hari n'abavuga ko wanga abazungu ugakundira abarusiya n'abashino simbona igihe kuvuga ngo kwanga iryo jambo kwanga nta muntu nanga nta n'umwe ngiye sinzi kwangana kuko kwangana biravuna ndaya sinanga umuntu n'umwe ariko saba ko baduha amahoro simbakunda sinabanga ariko ntabwo nshobora kwibagirwa amaraso y'abasokuza bacu bamenye sinshobora kwibagirwa
imyaka magana batwishe sinshobora kwibagirwa amaraso bamennye muri Afrika sinshobora kwibagirwa miliyoni 10 bishe muri 8 baciye ibyo ni bike nashoboye kubara baciye ibiganza sinshobora kwibagirwa izi konfuri zose baduteranya twese n'ama genocide yose mu Rwanda ni abazungu byose ubwo se ibyo nabyibagirwa bikankundira abatabyibuka bagira imana izo mana ntazongera aho rero nibo bahera abantu bavuga bati wanga abazungu tu ntibabivuge pe ntibabwo bambeshyera ntabwo bambeshyera niba ari ibyo bahera yego niba ari ibyo bahera ntabwo bambeshyera ikinangaza abazungu mwibaza ngo barabakunda abazungu kugeza n'uyu munsi ntabwo badufata nk'abantu wibuke uzasoma syndrome d'Ensemble Blanc abazungu tukibabona twafataga nk'imana twari tuzi ko ari imana nabo badufata nk'abantu batari biremwa nk'umuntu ku buryo kutwica si icyaha iwabo c'est pas un acte criminel kwica umwirabura abazungu ubwo urimo uravuga Occident ndavuga Occident nyine niyo yadukora iyo mvuga abazungu sishyiramo Abarusiya n'Abashinwa kuko si n'abazungu bariya n'Abanyamerika ariko si abazungu Abanyamerika baravana abazungu ni nabo benshi muri Amerika bararenga 40% abirabura n'Abahinde ni bakeya kwanza 40% n'Abongereza ariko hari n'Abairlande benshi bariya n'abazungu abazungu si benshi ku isi ni 12% ariko nibo bakoze amabi yose abaho n'uyu munsi basa n'abakora isi yose ari 12%. Benshi baravuga ngo nukwera bari bazi ubwenge nibo babayeho nabi gusumba izindi people zaremwe hanyuma abo bavuga ngo ndabanga abazungu ntashobora kukwanga aragukunda ngo akunda igikoko aragukunda ngo akunda ingagi niko mwibaza nabanye n'abazungu nanjye barankundaga cyane ariko nkuko bakunda ingagi nicyo kimwe noneho mwebwe mukibaza ngo ahubwo ukamukunda ariko mubyibuka igihe cy'ubucakara bariya bacakara bageze aho bakunda abantu babakubita bakoresha yarwara bakajya kumukura n'ibyo batabatumye yarwaza umwana bakababara cyane umuntu uza yasanga wose umwana akaguca ibere amabere yose iya mashini ikora isukari akagutema urutoki bakaguca ukuboko ariko yarwaza umwana ukiruka kujya kumukorera ibyo atagusa ibyo ni ibintu biri muri Afrika ni nka syndrome kuko kera nta nganda z'isukari z'abagabo zira sukari bazikoreshaga muri asikre nzakwereka ukuntu cyari kimeze ni ikintu kigoye cyane basunika n'ingufu nyinshi kugira ngo wekaraze isukari nka kuriya uruganda ruyekaraza ari ingufu zawe z'abirabura umbwira abo bantu aho wahera uvuga ngo urabakunda simbakunda sinabanga ariko nibaduha amahoro nibagume hari baha amahoro Afrika basi we niba badukunda uretse ko nta rukundo bagira no ntibakundana umuntu asaba icyo afite atanga icyo afite Dr. kugeza ubu nahe maradiyo cyangwa amateleviziyo akunda kugutumira kuko hari igihe umuntu ashobora kukubona gutya ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube cyane akagira ngo niho gusa utanga ibiganiro marozo maharayo ntibuka ariko nka Radio Rwanda hongera rigirira buri kimwe n'uyu cyumweru gishise barambuze kuko nagize akazi kenshi muri interieur nago yarampamagaye yarambura ariko ndazi ko muri cyumweru uzajya Radio Rwanda honjya cyane na televiziyo Rwanda na televiziyo Rwanda kenshi go presenter ibitabo no kumboni harimo ni televiziyo y'imbari flash yego hari na Isango yego hari indira amaradiyo hari BNB yego hakaba na Power FM hindi ni hani niyo kujya kuri telefone ko nayo nibuka hari byo nibuka Dr. noneho target yawe rero uvuga uti nzaruhuka ro kwiki kigezweho ku target yanjye ntishobora kuba yanjye yenyine
en fait izi message turiko turatanga ni imwe muri strategie zo kugira ngo tugere ku byo dushaka kugeraho. Ibintu turimo bya panafricanisme ntushobora kubikora, Afrika ntishobora kwiribera yonyine. Il faut que la jeunesse africaine ihaguruka nk'umuntu umwe, comme un seul homme, kugira ngo dushobore kuva muri mu bintu twabayemo kuva muri début 15e siècle, kuva mu ntango z'ikinyarwanda cya 15 kugira ngo tubibemo. Ntabwo ari ibintu ukanguka urota ukakanguka biba, bisaba imbaraga nyinshi, bisaba guhindura itekerezo y'abantu benshi. Nibyo nyine wambaye utese ubona bigeze hehe, nuko ni intango. Kinezera nuko gusa mu bindi bihugu bitangiye gutanga ama resultat, kandi hari ikintu bita muri eshanu ziteka isi. Ya kane ni influence, ya gatatu ni influence. Influence ni très important. Birashoboka ko ashobora kuba ikintu kimeze contamination, la jeunesse yacu nayo igakanguka nka biriya byabaye ahandi. Donc mfite icyizere panafricanisme iriko ikindi abayirwanyaga n'ubu bagihari batangiye gutakaza imbaraga. Nk'ubu ibyabaye muri Libya, ntabwo OTAN ishobora gufata indege zo kubombardira igihugu cyo muri Afrika nk'ubu Mali ntibikiriho uyu munsi, ariko ubu imbaraga zabara zitakaje. Biri mu bima icyizere ko bishoboka. Ubu nta muntu ugitinya ngo ugusidaza kumutera. Twagira Imana izo mbaraga, kandi iyo mbaraga zatakaye ni gake zigaruka, biragoye ngo zigaruke. Dr. dusoze, hari mouvement panafricain hano mu Rwanda, ba panafricain bayita PAM, Pan African Movement Rwanda Chapter. Hari aho message yawe itandukaniye n'iyabo, kuki mutari bamwe, kuki mutihuza ngo muhuze imbaraga? Simbizi, ntabwo bigeze iyo twari duhuje aho nazi baramaze kunkontakta. Gusa igihe Ines bampamagaraga niyo yampamagaye, ni branche yayo iri muri university ya Ines. Donc urumva ko tutangiye kuba duhuza, kuko twarumvikanaga. N'ubu ngubu ejo bundi baranyandikiye ngo nzagaruka kubasura ryari, banyita Papa Afrika. Papa Afrika. Ubu sindabaho umunsi kuko sindabona umwanya, ariko nzasubirayo. Bari muri iriya muvuma, urumva ko batangiye kubyumva nabo. Barabyumva kuko ikintu cya mbere batumvaga n'umupaka, ariko tuganira ndabaza se imipaka umuntu itumariye iki? Bose barakibura. Imipaka umuntu itariho byaba bimaze iki? Bose batitariho bakakubwira ibintu ko byaba ari byiza cyane. Imipaka nta numwe ukubwira ikimaze, nta numwe. Ni nkuko ubaza abantu tese ubumwe bwawe budutwaye iki, bakakibura. Ariko wabuze icyo bwatwungura, ukumva ni byinshi, ariko ntibubeho. C'est ça le problème. Donc ntaho panafricanisme usobanura bitandukaniye n'iyabo ngabo ba Pan African Movement. Bari abana numvise batandukanya cyane, ariko iyo bahabya bitandukanye ntabwo bari kumpamagara. Gusa numvise ibintu by'imipaka ntibabyumvaga, ni nkange nababwiye ubwa mbere. Urumva ko nabo imipaka bari bakifata nk'ikintu cyangombwa ku gihugu. Donc bumva ko igihugu kidafite imipaka kitaba ari igihugu. Afite n'ibyo biri mu mitwe y'abantu. Igihugu kidafite imipaka nticyaba ari igihugu. Ariko iyo mipaka si yacu, sitwe twayishyizeho. Kandi muri géopolitique umupaka ni projet politique. Nuba umupaka utawushyizeho nta projet politique ufite. C'est ça le problème. Dr. abantu bumva mugani tuvuga ngo Dr. Rusa, ariko ntibamenye bati Dr. ni Dr. mu yihe domaine, se iby'abasobanuro bya panafricanism bihura neza n'ibyo yize. Ariko nabibasobanurire kenshi nize muri doctorat nyifite muri economy, PhD muri economy. Ibi bisobanura ni géopolitique. Mfitemo maîtrise muri géopolitique. Nize science politique nkora maîtrise.
nize ibintu byinshi ntabwo nize ikintu kimwe mujya mumbaza n'ibyo guhinga se nabyo warabyize d'ingénieur niyo diplôme nahereyeho le plus petit diplôme d'ingénieur agronome iby'amategeko nabyo njya numva bivuga yego narize droit ariko si pratique naba nkubeshye je suis très mauvais juriste wagarukiye he mu mategeko non nakoze licence na distance avec distinction malgré que bwa rugamba niga ibintu by'ibijambo ariko na distance ariko sinigeze pratique na nkubeshye ngo ndi umujuriste ntabwo nigeze pratique na rimwe Tony economy kandi ikintu utapractice ntukimenye economy yo nta kibazo Tony economy na agronomy ni amategeko na science po science politique ariko muri ibyo agronomy na economy nibyo nakoresheje cyane agronomy nakoresheje cyane nabonye nandi ma formation extra universelle ku buryo naho wambaza sinziriye ikintu cyo muri agronomy nakikubwira hanyuma turasoje rero hari igihe inzego za leta zijya zikwifashisha hano mu Rwanda mu bijyanye n'ubushakashatsi mu bijyanye no kugira ibyo mukorana cyangwa na kwara abantu njyamona muri commentaire impamvu ngo baje iki kibazo bavuga bati wamugira umujyanama wo ministeri ni wamugira ministre ibintu nk'ibyo oya uretse ko rize kuba ndi umushakashatsi muri hub nabaye umushakashatsi imyaka 3 ntabarasubira kugira icyo bambwira ariko ubwo hub yari kirizari yego muri iyi minsi nagiyeyo en titre privé muri société nakoreraga nabwo narakoranye na hub cyane afite gukoresha laboratoire yayo irubona bon hari udu intervention tutari formel umuntu afasha ariko nturahura na menace kubera ubutumwa bwawe yaba interne cyangwa externe nta nimwe peut-être ishobora kuba itari y'umunyafrika kuko ndavuga yaba iyo muri Afrika cyangwa exterieur no hanze menace zabona ujya kuzimenya ryari se ariko baragukurikira ku buryo usanga bajya kugura ibitabo byawe kugura ibitabo byawe kuba byanditse neza baba bashaka ibyo wanditsemo gusa nta kindi nk'ibitabo najyanye mu Kirezi byaguzwe na bibliothèque y'Abanyamerika muri Kenya baraje baritwara byose hanyuma nanjye yarugeze kuza binyiyakenda mwihera ibitabo 20 umunyamerika ubw'igifaransa yitwa Alexandre n'ufite telefone ye yambwira ko azagaruka gufata na syndrome de Sober-Blanc ariko ntabwo arasubira kumpamagara arabibaramenya iyo cyasutse babizi byose na nimero zanjye zazikuye no kumva ko biri mu Kirezi bakaza mu Kirezi urumva en quelque sorte yaba menace yego hanyuma n'abajya bibaza ati mu buzima busanzwe ukora iki ubundi consultant uzaba ikarita yanjye de visite Urumu consultant uzaba ikarita yanjye de visite OK ni consultant en géopolitique et sécurité internationale économie de développement agropastoral ndabona mu cameraman ahise hanyuma doctor dusoze rero ubwo ibindi byaba ari ku ruhande byaba ari byo ku ruhande ngiye kubaza ibindi hari icyo wumva batubwira kindi bon ça va bizava ku byo muzambaza je suis prêt ndasubiza ibisubizo byose nta muntu urambaza ngo nirwe kumusubiza uretse umwana umwe w'imyaka 12 yego baramumbwiye wambajije nkananirwa kumusubiza ngo kuki mu ntambara bica abana babazize kuki bica abana buri cyo mvuga ni umupapa ushaka ko abana b'apanafricaniste nagiye muri conference arabazana uko ari babiri urabona ko bari na avance umuhungu we rwose yambwiye ikintu cyumvikana yambwiye ati biriya bitabo byawe turashaka kubisoma atari ko mu rurimi tutumva ati nkunda gusoma umuhungu yambajije ati kandi nashaka gusoma biriya bitabo asoma uruhe rurimi ubwo
avuga ikinyarwanda n'icyongereza ati biri muri rurimi twumva. nanjye hari umwana wigeze ambwira ngo azaza kukureba hano uko wanditse ibitabo by'icyongereza naramukubwiye. hanyuma niho kusambwe biriya bitabo si ibyanjye ni ibyanyu n'igihe sijye mbisoma ndabyandika murebe mwishyire hamwe mbehaye uruhusa rwo kubitradwiza uko mushaka. ntabwo uratekereza kubiha abantu bazabitradwiza? hari umwe wigeze kumbeshya ko hari inzu izabitradwiza igacurira ariko ntabwo yasubiye yarambeshye ntibyabaye. ubundi gutradwiza igitabo ugomba kugira uruhusa rwa hoteli. Yego. ariko jewe ndabwiye ibitabo nandika si ibyanjye ni ibyanyu uko jye simbisoma. ushaka kubitradwiza azatradwiza je donne carte verte carte verte tout. uyu mukameramani yarambwiye ngo nkubaze ngo ibiraka muri izi domaine zawe biraboneka? Ibiraka yego. gushyika umunsi abampamagara bose ni bibabantuma ariko cyane cyane iki cya groupe pastoral. Yego. Groupe pastoral niho bashaka cyane ku Afrika burya ni continent agricole. na développer en fait ibi birajyanye développement économique na groupe pastoral birajyanye. Dr. Akoze cyane. Merci aussi. Nakoze namwe badukurikiye. iyo habaye ibiganiro murabibona murabizi mugaceceka. uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi itegeko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare